Tubahaye ikaze abaduteze amatwi ndetse n'amaso, ahangaha n'ubundi ni kuri Shaka Provisoire, turacyakomeje kugenda dukosora ibibazo bigiye bitandukanye n'ubundi byibandwaho muri iki kizamini cya Provisoire. Tubahaye ikaze, reka twihute n'ibibazo by'uyu munsi. Ibibazo by'uyu munsi, ikibazo cya mbere, buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba uri munsi ya 6, umuyobozi abariwemo. Igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abantu 6, umuyobozi abariwemo. Igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Mbese ni abahe? A. Umuyobozi. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese ahangaha wowe igisubizo ni ikihe? Nizere ko wamaze guhitamo kandi ufite agakayi n'agakaramu uri kugenda wandika kugira ngo ubashe kumenya urugero uri kugenda uzamukaho wiga amategeko y'umuhanda. Ahangaha igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A, B na C byose ni ukuri. Twihuse rero ku kibazo cya kabiri gikurikiyeho. Ikibazo cya kabiri gikurikiyeho, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati y'ayo matsinda hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Mbese ubwo ibyo binyabiziga ni ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibyo binyabiziga ni ibihe rero? A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo ikihe? Ese ni A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo ikihe? Gusa ahangaha igisubizo ni B. Ibyo binyabiziga ni ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Mu by'ukuri ibyavuzwe haraguru ntabwo byo bibikurikiza. Twihuse rero n'ikibazo cya gatatu. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa baduhaye ahangaha gisobanura iki? Ngaho tubwire wowe, urabona iki cyapa gisobanura iki? A. Ahatangirwa serivisi muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 ku isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 ku isaha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara imbere ni mu birometero 30. Mbese wowe ahangaha igisubizo cyawe ni ikihe? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Ngaho tubwire igisubizo cyawe. Nizere ko rero wamaze gusubiza. Twihuse cyane, ahangaha igisubizo ni C. Iki cyapa gisobanura umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ko ari kilometero 30 mu isaha. Igisubizo ni C. Noneho twihuse ku kibazo cya kane. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangirira gukurikizwa kirangwa
n'ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara akurikira. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara akurikira. Ayahe rero? A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho wowe mbese igisubizo cyawe cyabikiye se ni A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni D. Mu byo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ayo mabara y'icyo cyapa mu by'ukuri ni umweru n'ubururu. Ayo mabara y'icyo cyapa ni umweru n'ubururu. Twihute rero ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu, muri rusange muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. None ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Mbese ni iyihe mpamvu? Nizere ko murimo kubireba neza, dore iki cyapa nicyo barimo kuvuga, noneho n'umurongo urombereje ni uyu nguyu. Ubwo bari kuvuga ko wowe ukora ikizami bari kugutekereza ko uri muri iki kinyabiziga, ari wowe muyobozi w'iki kinyabiziga. None ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. B. Umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C. Ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D. Hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Mbese wowe ahangaha wahitamo iki? Nizere ko wamaze guhitamo. Ahangaha igisubizo ni A. Nuko bigoye kubona neza mu muhanda munini. Niyo mpamvu iki cyapa bacyashyize cyo guhagarara akanya gato kugira ngo ubanze urebe neza muri uwo muhanda. N'ikibazo gikurikiyeho cya gatandatu, amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro, kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Aya matara arangwa n'amabara akurikira: amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro, kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Aya matara arangwa n'amabara akurikira: A. Umweru cyangwa umuhondo imbere. B. Umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha igisubizo ni ikihe? Nizere ko bamaze gusubiza. Igisubizo ahangaha A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuko ayo matara arangwa n'umweru cyangwa umuhondo imbere, noneho n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Rero twihuse cyane ahangaha ku kibazo cya karindwi bari kutwereka icyapa ahangaha. None ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa bari kutwereka ahangaha gisobanura iki? A. Aho banyura bazengurutse. B. Cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. C. Cyerekana ahegereye inkomane. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Mbese wowe ahangaha wahitamo ikihe gisubizo? Ese ni A, ni B, C cyangwa D? Ahangaha igisubizo ni A. Iki cyapa cyerekana aho banyura bazengurutse. Icyapa gisobanura aho banyura bazengurutse. Twihuse rero n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8, umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma asinzira yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Mbese wowe uri umuyobozi wakora iki? A. Gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. B. Guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. C. Kunanura amaboko no gufungura amaso mu gihe gito. Kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. Mwihangane. D. Kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Mbese muri ibi baduhaye uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Ahangaha igisubizo ni B, ni uguhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ni uguhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Noneho ku kibazo cya 9, umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha, mbese tumenyesha iki? A. Ibisate by'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B. Ahegereye umurongo ukomeje. C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D. A na C ni ibisubizo by'ukuri. Mbese igisubizo ahangaha wowe urumva ari iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Ahangaha igisubizo ni C. Mu by'ukuri tumenyesha igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Igisubizo ni C. Twihuse ku kibazo cya 10. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibikurikira. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ni ibihe rero? A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese muri ibi bisubizo urabona ari iki? A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko umuyobozi agomba kuba yabanje kureba umuvuduko w'ibinyabiziga, ntabwo ari umuvuduko w'abanyamaguru, oya ni umuvuduko w'ibinyabiziga. Ikibazo cya 11, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni, mbese uwo muvuduko ni uwuhe? A. Kilometero 25. B. Kilometero 70. C. Kilometero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho nawe subiza utubwire igisubizo cyawe. Ese ni A. Kilometero 25. B. Kilometero 70. C. Kilometero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki igihe nta mategeko awugabanya by'umwihariko ni kilometero 80 mu isaha.
kilometero 80 mu isaha kandi ntabyo baduhaye, niyo mpamvu igisubizo ari D, nta gisubizo cy'ukuri cyayi kirimo. Ikibazo cya 12, amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ni ibihe bihe rero? A. Iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese wowe urumva igisubizo ari iki? Ese ni A. Iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Iyo ari mu nsisiro. B. Ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha igisubizo ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, mu by'ukuri amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimywa. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimya igihe ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Ikibazo cya 13, umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ahangaha bari kumwerekana muri iri shusho, none bari kubaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki afatwa nk'iki? A. Nk'umunyamaguru. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga. C. Umugenzi. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ngaho wowe ubizi ute? Ese ni A. Umunyamaguru. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga. C. Umugenzi. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha igisubizo ni B. Umuyobozi usunika ipikipiki mu by'ukuri agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, kuko ntabwo byemewe kuba wafata ipikipiki udafite uruhushya rukwemerera gutwara ipikipiki, ntabwo byemewe. Rero afatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Twihuse rero ku kibazo cya 14. Ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ni iki muri ibi ngibi byavuzwe hasi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ni ikihe rero? A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B. Mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C. Aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. D. Ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Mbese ni iki wakwirinda? Ese ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B. Mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C. Aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. D. Ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Twihuse cyane rero, ahangaha igisubizo ni A. Ahantu ugomba kwirinda, icyo ugomba kwirinda, inyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Igisubizo ni A. 15. Ikibazo cya 15, ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye intera y'ahagaragara igomba kuba nibura. Ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye intera y'ahagaragara igomba kuba nibura A. metero 50. B. metero 120. C. metero 150. B. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha igisubizo cyaba ari iki? Ese ni A. metero 50. B. metero 120. C. metero 150. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igihe ijuru rikeye intera y'ahagaragara
igomba kuba nibura metero 100. Rero ntazo bari baduhaye, igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri cyari kirimo. Ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16, iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara. Yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara. Iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ni ku buhe buryo? A. Kare cyangwa kare. Kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None ahangaha igisubizo ni iki? Ese ni A. Kare cyangwa kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni B. Ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. 17. Ikibazo cya 17. Mu mujyi no mu mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Mu mujyi no mu mihanda y'igihugu ntarengwa mu mujyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenza cyangwa kurenga ibipimo bikurikira. A. Toni 10. B. Toni 16. C. Toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ari iki? Ese ni A. Toni 10. B. Toni 16. C. Toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko wowe wamaze guhitamo, gusa ahangaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko ni toni 53. Ni toni 53 nibwo bwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose. Ntibushobora kurenga toni 53. Twihuse rero n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni. Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe uwo muvuduko ni uwuhe? Nizere ko rero wamaze guhitamo. Twihuse cyane ahangaha igisubizo ni A. Umuvuduko ni kilometero 50 mu isaha. Kilometero 50 mu isaha atari mu nsisiro, uwo niwo muvuduko ntarengwa wa velomoteri. 19. 19. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho inyuma kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gishobora gutera cyangwa mu kwitabara, ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntigishobora
kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Bande rero: A. Polisi y'igihugu. B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C. Minisitiri w'ingabo. D. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Mbese wowe uzi yuko urwo ruhushya rutangwa na bande? Rero urabe wasoje gusubiza. Ahangaha igisubizo ni B. Ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe utanga urwo ruhushya. 20 aricyo kibazo cya nyuma. Iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Iki kibiranga: A. Imbere ni itara ryera. B. Imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C. Inyuma ni itara rimwe ritukura. B. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Ahangaha igisubizo ni D. Ibisubizo baduhaye hejuru haba A na B na C byose ni ukuri. Byose ni ukuri. Turabashimiye rero mwese mwadukurikiye mukaba mugeze kuri uyu munota. Ni ukuri ni iby'agaciro. Turabashimiye. N'ubundi ni kuri Shaka Provisoire. Niba iri somo ryakuryoheye ushobora no gutumira mugenzi wawe uzi nawe ari kwitegura ikizamini cya Provisoire nawe akaza agakurikirana, noneho tugakomeza kongera ubumenyi ndetse tukabafasha no kugenda mubasha gutsindira impushya zanyu z'agateganyo za Provisoire. Turabashimiye rero naho ubutaha.